Ndi papa sava. Harya ubwo ngo iyo komande baguhaye ni iyi? Bampaye komande y'inkoko ebyiri. Inkoko ebyiri. Inkoko imwe nangahe? Ni 12,000 boss. Ako ubwo inkoko irangura 12 harya tuyibahera angahe? Tuyigurisha 25. Ubwo gukuba kabiri. Okay. Hasi inkoko igera muri 12 hato. None se ko abakiriya bacu twamenyereje inkoko z'amasake zifite amaguru maremare zifatika. Ahubwo boss ndashaka ko bamugani kuri karita twongeraho n'inkoko za mwayene. Twajya tuyigurisha nk'ibihumbi 20 za 18. Buryo nyine nta muntu waza hano ngo aburi icyo akeneye. Sibyo? Okay. Ibindi? N'amafi. Inkoko ebyiri n'amafi abiri. Amafi abiri. Ifi nangahe? Ifi ungura ziriya za 6 kilo n'amagarama. Ariko hari ikintu bari bampropose ngo kubera ko ari abantu bagize benshi ngo barambwira bati nta kuntu wadukorera amafi mato ukayadukwirakwizamo ngo barayashaka nko muri nka entre ubundi nyuma ngo barakomanda ibifatika bashobora gufata za jigo de chèvre bashobora gufata aho yakura se amatoya araboneka cyane rwose araboneka Uguragura gute? Reka napimisha ku kiro. Tukangure nk'amafi abiri wowe urebe kukuramo menshi. Si cyo gishoboka? Ubwo ni 12 hano ni 24. Sibyo? Okay. Ibindi? Bari bambwiye ko bashaka ngo harimo abantu babiri bashaka bruschette z'ifi. Bruschette z'ifi zidafite umunyu n'ikirungo yego. Ebyiri. Imwe ni gutuyirangura ute? Ikiro ni ngo turagura ibiro 2. Ikiro ni 6,000 ngo turagura ibiro 2. 12. Ndakomezana nabikoreshe n'umunsi wose. Ibindi? Komande niyo ngiyo ariko ubwo nyine bashobora kuza abantu bashaka. Ibitoki byo hari birahari. Ibitoki birahari. N'ibirayi birahari. N'ibirayi birahari. Numva muri stock ibindi byose birimo ahubwo ibirungo. Ibirungo ni ibi ukoresha ibihe nyine. Ibirungo. Icyambere ngiye gukora ikirungo cyambere na amavuta. Amavuta ntayahari. Harya kabido kageze kurangaye. Kabido ngira ngo kageze ku bihumbi niba ari amavuta ariko hari yarahari keretse abaye make. Mavuta yarahari muri stock. Sinazanya kabido ububido bune se ubu burashize muri stock arimo. Ubwo noneho ibitunguru utarahari. Ibitunguru uragura ibihe nibihe? Onyo rouge na onyobra. Onyo rouge na onyobra. Okay. Onyobra ya masalade, onyo rouge yo gukoresha nyine muri. Ugenda ugura ibimeze gute? Ugura nyandikira ikiro cya onyo rouge n'ikiro cya onyobra. Kilo. Ikigura gite? Shyiraho 1,000. Kuri bo hose. Okay. Ubwo ni demi. Okay. Shyiraho tungurusumu. Tungurusumu. Yego. Uragura? Reka tugire nk'iza 500. Ziraza gusigara ndakomeza zikoresha. Tungurusumu teyi. Teyi. Ako nka teyi nk'iyo teyi utayishyizemo zangahe? Shyiraho za 200. Bose teyi ni ikirungo ni igihumuza buriya. Kandi abakira banjye namenyereje ikirungo kiri concentré kandi gihumura. Okay. Baze rero ko umukiriya ambajije ati ko cyabuze kandi kadahenze. Urumva ntacyo bitwaye. Shyiraho mudarasini, laurier. Mudarasini. Yego. Mudara. Ibyo byose bikora mu gikoni cyane rwose. Laurier. Ikindi poiro. Ibitunguru bya bindi by'intozo by'ibibabi. Nese wazanye bya bindi bisanzwe by'ibibabi. No burya ntabwo byose bihumura kimwe. Poiro ifite impumuro yayo, onyoroje kagira impumuro yayo. Yes. Ahubwo abakira nabonye batagikunda amakiri. Biriya birungo byo mu dupapuro by'amafu hanyuma mudarasini nangahe? Mudarasini shyiraho desi. Hanyuma laurier shyiraho za 600. Hanyuma noza puwaro
puwaro shyiraho agafungo ka bouquet garni 300. Okay. Hari ibindi se? Bimwe njya mbona utegura gutya ko nabonye babishima inyanya zo zirahari. Inyanya zo zirahari. Ubwo nibyo nari ntekereza shureti. Reti y'ibibabi. Igura gute? Shureti shyiraho z'igihumbi munsi ndakoresha ebyiri. Z'igihumbi? Nuko zikora ku masahani menshi kandi buriya bituma isahani igaragara neza. Umuntu arayidekora igihumbi. Shyiraho na rouge, poivro, concombre, persil nako urakadekora burya hari uburyo ukadekora ku buryo umuntu areba nk'ifi kugira ngo ni ishyamba wateyeho. 500. Sinzumva hari umuntu utaka ko atabonye ikintu akeneye. Yego ikindi shyiraho citron. Indimu burya ni ngombwa cyane ku mafi. Ubwo tubari ikiro cyangwa 2 oyashyiraho ikiro nta kibazo. Tuzajya duhaha si ngombwa ko ibintu bitinda mu igura gute ikiro shyiraho igihumbi. Okay. Hari ibindi se utayamarira rimwe ibindi byo ndumva ibindi ndabifite muri store 24 33 48 Wakwanya rero wakwanya mise en place yo nayirangije rwose kandi burya mise en place bari ya mbere uriya musore ugiye kurongora burya ni inshuti yacu ni inshuti yacu ko nanjye nkabikeye wakwanya bataza kugira icyo babona cyane cyane nk'ibyo bya entre nyine burya bari iby'ingenzi entre aba ari ay'ingenzi rega burya bituma n'umukiriya akomeza kugira icyizere kugira ngo gira vuba sawa boss Kirimbo bita kutarwiyambitse abasava muraho gira ngwino nkwereke icyo mfasha wa mugabo we ubu gutya se gutyo winaho mu nama ngwino nkwereke icyo mfasha reka kire computer ngo gira vuba isire konsika iragusi ndi kwambara imyenda yose ikanga kujyamo ngwino nkwereka ko mfasha nk'umugabo oya banguka isiri kunsiga kandi nzi ko ari njye wakayisize we gira vuba wikwiye gushyiramo ibindi icyo nshaka ni ibitekerezo byo uranyambaza ukanamba icyo nshaka ni ibitekerezo byawe ntago ndeba imyenda banguka nkwereke urumva Chou Chérie Wese Digiti aha digiti Yesu arukose mwana digiti Bari mu gihugu Digiti ngwino Digiti ngwino hano Digiti ngwino hano Digiti muvuye mu biki Digiti muvuye mu biki oya abantu je akusende ku Digiti muvuye mu biki tuvuye mu kisoro ushaka ibiki wagiye mu gikora ukari Digiti ngwino ako si kibazo ufite ni cyo asanga urumva ako si kibazo ufite ni cyo tondero namba shati ako si kibazo ufite ni cyo
digidi reka maze nkubaze ntukize digidi muri gukora icyara mu cyumba mbare nkubwire uretse genda gake muvuye mu kiwe n'ura mukobwa kanzu ndekure oya muvuye mu kirura mukobwa ntumwe ngo ni mushiki wawe ngo ni inshuti yawe digidi muvuye mu cyara mu cyumba ngereka nkubwire rero mu bintu ugomba gukora umenye yuko hano ugomba kugira ukuntu hagenda twumvikane ntabwo ahangaha ushinzwe umutekano ntabwo washinzwe protokole ntabwo washinzwe kontrole sibyo nigute winjira ukangwa hejuru utabanje kwicara ngo ukomange ugire sho nukumbwiye nukuri kuvuga digidi mukozi biki digidi dukoze biki ariko digidi ese ko mbona ushega uye kwakira imbuzi nsaze nawe uransajije ko mbona urimo gushega ntabwo ibyo waje gushaka ngaho bibonye ntabwo hano wamaze iminsi 3 kucyumva washegera inyundo abandi bo ntabwo bayikeneye ntabwo kunagurwa wenyine sinkunda uburaya bwawe digidi sinkunda uburaya sinkunda uburaya bwawe digidi sinkunda uburaya bwawe digidi reka nkubwire nzanga twavuganye guke ntiwambwiye ngo nize nkurebe ngo nta kibazo nzagira ngo nzu mpeke yanabuze ngo nzu nteteshe ngo mbebeze digidi nuko nkuko ugiye kumbebeza uburyo undi mwana yaza uburyo undi mwana yaza nkunze ashaka kusirita so kumva ko nagomba kumukonsirita ntabwo njye wandanguye urumva njye ntabwo wandanguye njyewe ntabwo ndi detaye ngomba kwicara nkamenya uko umuntu wese agomba kugira urumva digidi niki reka nihagararaho nanjye nk'umuntu digidi uretse uburaya bwako kamwe digidi uriya mwana y'imyaka 20 andusha iki andusha experience uvuze ngo uburaya bwako kamwe ntibugaragaye ntubunyeretse nturimo kakirimbuzi sumuzanye ntabwo wabutaye mu rugo ntabwo ufite abana uraho ngaho uri kuyoyoma gusa mu basore umugabo yicaye gutya yumiwe uraho ngaho kugira reka nkubwire unzambwiye ngo digidi wambwiye ngo iki waraje urambwira ngo ukeneye ngo urukundo rwa hato na hato urumva ngo kandi rwa parisegonde rudatinda njye mbyeremaranya nawe igero cyari kigeze utuma ukumvire no mu rugo ugende reka wigize nka undi plaque wowe warandanguye wowe sinakurwaniye na Margarita garuka digidi sinakurwaniye na Margarita ntubyibuka sinakurwaniye na Margarita ntubizi digidi kubera ukuntu ngukunda ko digidi wagiye ubona ko ngukunda koko harugore we kumbona n'ubundi wakomeje gushega wigira umuntu digidi sinavuye wanjye kubera we digidi none mutajya kunkora digidi kwanza umva mukwa muhamagara zanura mukobwa muhamagara tumuka digidi muhamagara tumuka digidi ariko digidi wakora imana ko digidi sinavuye mu rugo iwanjye digidi sinavuye mu rugo iwanjye digidi nje kukureba digidi anara ukutangira urongera kugaruka igikapu mu nzu ugenda guturumbura kujugunya none se kukimaye kirimbuza aho ngaho ari kwanika amenyo hara hirya waramutayuza kwahukanira aha ngaha none se ko ugiye ngomba gushaka umugore ngiye wigeze uzo ngo ngiye ngo gupatana n'umugore wowe wareke kugukunda digidi wakora imana kuremye digidi sinataye urugo rwanjye kubera wowe digidi none uranyirukanye digidi ntabwo nagenda digidi reka duce n'amazina oya ntaho nagenda mubwira sataye wa mukobwa Sheri ngwino hano ariko digidi kirimbuzi twarashwanye kubera wowe nawe utagiye kunzanira abakobwa wagiye mu rugo rwawe ukajya kubaka urugo ukareka kuza gusenyera abantu wowe uje aha ngaha uje gutira akantu ndicaye ndavuze nereka nkagutiza umva ratasheye dore ukuntu ibintu bigenze kandi ngiye kubwiza ukuri uyu mugore ni umugore w'umuturanyi urumva njyewe yari yaje aha ngaha bya bintu byo kuvuga ngo ze kugira buretse avuga ukuntu byagenze njyewe hano mfite computer urumva ariko yari yaje ngo mwandikira akantu k'ibaruwa sinzi binashaka kujya mu ngo by'imanza si wasanze ari aha ngaha bisanzwe njyewe mbona ko ari nk'umuntu w'umuturanyi arica ese reka vuge umenya ko wubatse umenya ko ufite umugore umugabo ukuri wibeshye digidi turakundana warambiye ngo ninze kureba aha ngaha ngo ugiye kumpa keya nkuneteshe ngo kirimbuze ni umuntu w'umuturage w'umurezi ntazi keya kandi urabizi ko naje kubera ko nyine arabwenge bidakunda urambwira ngo uzampata arabwenge uyimpata none digidi ibintu utagiye kunkorera ni ibiki digidi ese undi wowe waje gukora icyanga kura ninzi kuri umuvandimwe we reka rambabwire urumva ibi bintu ni ibintu byo gushaka guteranya abana b'Imana urumva njyewe natasheri reka nkubwire inda digidi oya digidi bivuga neza vuga ngo sheri oya none gute rategereka nkubwire udashaka kunteranya nawe njyewe ndamukunda kandi nanjye arankunda
ariko se waretse gushegera ibintu by'undi mwana uko uyu ngo ari umukobwa cyangwa muto yakoze anamurongora wenda kutayimbwenza hanga ariko nawe urimo gushyiramo imbaraga byinshi batangira kugaragaza ibimenyetso bitari ngombwa yuko uvugira warambwiye ngo nta muntu uguteta digidi uvugisha ukuri imbere y'Imana w'umukozi ariko nk'ubwo gushaka kunsenyera birakumarira ushaka kunsenyera birakumarira igihe cyose tumaranye imishinga yose twari dufitanye wirirwa uvuga ngo ndi umuvandimwe wawe none ageze navuga ngo nta muntu mukundana ibyo ni wowe ubyivugiye turakundana umutima wawe none se ngewe none ngewe ko se waretse gushegera umwana mutoya nk'uyu nguyu ko ufite umugabo nese ngenda njya hedigidi urajyayo ahubwo jya iwawe none se urajyayo uragira ngo jyanga kandi narahavuye ako digidi ntabwo ushinzwe gufasha imbabare mvaho ese undi we watashye canga utashye ese ndatahangiye kandi gira umvira ahangaha njye mpava oya digidi oya abivuze tumu kugenda biranga na oya ndavuze ngo va nose ndajya digidi ndavuze ngo va ndajya ise ngiye digidi sanga umugabo wawe wowe wataye umugabo uza kwandagara ahangaha no kwandavura njyewe kugira ngo ugeze abyifatanyemo njyewe ndi kumwe nawe ubu se hari icyo utabona ijisho rya mukuru ntiriguha dore nibyo bituma uburiri bwarankonjanye iminsi ngo ingahe 3 ari mu gasozi nase ko mbona bari kujugunya hanze nikoma ikise sike ikindakize niko digidi kiningi wakiguze wiki ariko nabirenze do reba n'imyenda ye n'imyenda ye yazanyemo ni yawe nyine yahubutse ubwo yagiye mu ijoro bura n'imbeho nawe ndebere rwose sashira kakavuye kose nta ntabwo ibi byari bikwiye ariko ngo muze gusakuza jewe ibintu byari bihari cyura umugore wawe nje mani mucyure ku buryo ubona amarira yaruzuye mu ndaga yatangiye kuza ku mazi asubwo iyo telefone hari ibibazo ngiye mfite jewe ibi byose iby'umugore wawe ni iby'umugore utori ayo we mana nyagasa rero wamuvandimwe we nese utunze babiri nje inshuti yanjye niye arya urumva inshuti yanjye niye mukandimbato ukuntu yaje ndimbato we nako yabura kuvugishwa akora amabi yabura kuvugishwa akora amabi mukakirimbuza ukuntu yaje ngewe nayo nibereye ahangaha mukora bitagaragara ngewe umugabo mwisi muri iyo kanya ariko mwijoro nagiraga ngo mbe ndahangaha igihe gitoya nari ngiye no kugutelefona ngo mbikubwire ubwire ko rwose uyu mugore araha byo kuba hari kugira ngo babashe kugira amahoro no kuryama iwe amaze igihe kingana iki mu by'ukuri haburaga gato bw'iminsi 3 urumva 3 mu nzu y'umusore inzu ni ntoya nk'ubu ngubu ashobora kuryama yenda nko mu cyumba cyo hepfo nanjye nkaryama mu cyaruguru nta muntu uriyambaza uvuge uti mfite ikibazo ahangaha kandi niba nagiye kubibasobanurira ntangiye kubibasobanurira bidusobanura ari uko tuje ariko digiti ibintu urimo kwigira ni ibiki ubu saranyobewe ayobewe ko yari umufasha wanjye babona Kirimbuzi ntabwo umuzi musangiye gake ni inshuti yanjye hanyuma wowe ni uyu nawe ni umusheri wanjye igidi n'intarirarira shana ukabona umugabo arira kugire ngo yaramenetse iyo yuzuye mu nda ngewe aje noneho ahita kubitana na gisida ahurira n'uyu nguyu ariko uyu we yakomeje kunyegamizaho nuko nzi icyo amategeko ateganya ko kwihanira ari icyaha wa mugabo we ngewe utankubitira ngaho ukanzi muri iki kibazo naho ubundi ngenzi icyo amategeko ateganya wowe se ngo mwapfuye ni ibibazo byabo ngiye kubera ko nakunda amagambo y'abantu nyine wakiriye umuntu uvuga ngo ni ibibazo byabo ushyira mu nzu iminsi 3 urase ni ngombwa ngo njye mu bibazo by'abavandimwe ko babiziranye umuvandimwe wawe muri aba ni uwuheze mukuru wanjye ndakwanga ko ariko mukuru unyongute ku buryo umugore umumarana iminsi 3 uzi ko nanjye inyundo yanjye ibikeneye umusumari nanjye nkakwikira nk'abandi bagabo ubu se nagiye guhuruza uyu mugabo ari uko uburiri butankonjanye singuyu sarikira bari umutwe utikunje ku mafi none se ko wamucumbikiye uko dusanze ujugunya hanze usenganarya nuko nahaha ntabwo ndyase yashatse kunyegamizaho urumva ashaka kunyegamizaho no kwanga gutaha ndica ndavuga ni ntabwo ibi byari bikwiye singuyu sinakwinginze ngo utahe ibyo washakaga wabibonye se taha none ukaba ukomeje kujya reka je ntabwo ndi umuntu mubi n'ibyandi bya depanaje muri gupfa iki ashegeye y'umusheri oya ndavuga ari gupfa iki n'umugabo urumva nyine
ariko ma mbivuge papa sava abantu bapfa utuntu tw'ubusabusa none se turabungira ku cyo atuje tutazi kwivugira ikibazo ukuntu kimeze murapfa iki arasonza se ngo ari burarya haga ko ari nacyo kibazo nakivuge si nguyu umugore nakivuge umugabo ari kumucura nakivuge ararya se ngo anahage iyo nzara wumva yavuga ese iyo nyundo n'umusumari no kunagura se ubu nicyo kimugenza hari ubwo batiri hanjye yabaye febureze navuge niba noneho ntajya nijajara nkazana ibyo wijajara se ubwo urijajara bakagucika ubwo wijajara niki ariko se koko wakwemeye uti nanjye mureke nanjye ziba wowe wese uravuga iki ariko se mbabarira nanjye unyumve nuko umukobwa ndacyari mutoya njye niboneye umusore ubu ngo yari ari na fiyanse wanjye turi hafi kubana umuntu w'umugore niba aje akaza kunca inyuma ku musore ese twe tuzashaka abandi niyo muri no kudutwarira abasore twiboneye musubize uyu mukobwa azashaka nde burya koko ni intarira rirashaka azashaka nde uyu mukobwa ariko ma ariko se zinga ibintu byawe ujya imbere zinga ibyo uzinga inzira zenguruka ngo nta n'isoni ufite dutahe zizira kubonye tugende ubundi niba bavuga akagoroba k'umuryango nkakuganiriza ntumbwire niba ko nijajara umugoroba wabaye umugoroba ni uguta umutwe kw'abagabo ba mubyeyi we tugende se wireba inyuma ugende umbwira icyo wabuze ariko se uramutwara urira ubwo aramenya atwawe n'umugabo atwawe n'amahinja naho abagabo wa mubyeyi we naho abagabo dore nacyo ngo kirazana izi njabo ngaho genda urakoze ngiye kugenda burondeba akabazo naho dafi umenya yuko usiga urya igufa ugasanga uri guguna nta nubwo ari igufwa gusa risanzwe ni rusake y'ikimasa ari mirabungure niko sema mugabo nutabaye undi urakoze genda wenda wongere twa siporo ugabanya n'ibinyamavuta ajya wirwa ugenda uzunaniye bakubwira bati nawe nudacunga iyo nyundo yawe baraza kuyihindura purasitike. Papa Sava.